Ngenda basuhuje mbahaye ikaze cyane abakunzi bacu aho muherereye mukomeze mugire ibihe byiza. Dukomeje kubana namwe umunsi ku wundi rero mu biganiro tugirana bitandukanye. Uyu munsi tugiye kureba ibintu 10 wakora mu guhangana n'ishavu nyuma yo kubura uwo wakundaga cyangwa se ibindi byago bikomeye mu buzima abantu duhura nabyo. Ishavu akenshi ruturuka ku kubura uwawe wakundaga cyane yapfuye, kugira igihombo gikomeye mu buzima nko kuzuza inzu warasabye inguzanyo mutingito ukayisenya cyangwa iduka rigashya n'ibindi nyine bitandukanye by'ibiza bishobora kuza mu buzima umuntu akaba yahura n'igihombo. Ni ibintu rero utabuza kubaho kuko biza utabishaka utanabiteguye. Iyo bibaye rero turababara tukiheba ndetse bamwe bakumva ko ubuzima burangiye, bakumva ko kubaho ntacyo bikibamariye. Noneho iyo ubuze ubutakira cyangwa abaguhumuriza ndetse wenda hakagira n'abagukina ku mubyimba, aho ho wumva noneho ari nk'aho isi kurangiriyeho ijuru rikugwiriye. Ibi rero bikurikirwa no kwiheba, kwigunga no kubura umwete ku kazi no kutongera kunezerwa n'ibyagushimishaga. Si ibyo gusa kuko hari n'abagira ikizibakanwa, kurya bikanga, ahubwo ugasanga batangiye kwiyahuza inzoga n'itabi n'ibindi. Iyo bikomeje rero usanga umuntu yahindutse undi wundi ndetse n'icyizere kikayoyoka. Mara kandi hari byinshi wakora ugahangana n'iki kibazo utiteje ibindi bibazo. Nubwo buri wese afite uko ahangana n'ikibazo uko iyo kije, kandi tukaba tutakira ibintu kimwe. Hano twaguteguriye ibyo wakora maze ukumva uruhutse muri wowe, ubuzima bugakomeza neza. Reka rero turebe ibintu 10 wakora mu guhangana n'ishavu. Icya mbere, irinde kubyihererana. Nubwo byaba ari ubwa mbere bikubayeho, menya ko atari wowe wenyine uhuye n'icyo kibazo. Gerageza kwegerana n'abandi bahuye n'icyo kibazo cy'ishavu cyangwa se abandi bose ubona ko bashoboye kukumva. Aha harimo inshuti magara, abavandimwe se, ababyeyi n'abandi bose wisanzuraho. Tobora uvuge, ubaganiriza ibyakubayeho, ubabwira agahinda ufite, uko bakumva kandi bakugira inama. Uzagenda wumva ubohoka, gusa muri byose shishoza umenye abo ubwira. Icya kabiri, irinda ibiyobyabwenge. Kuba wanywa cyangwa warya ibikwibagiza ishavu n'akababaro ufite si byiza pe, kuko iyo bigushizemo noneho biriyongera ukazashiduka wabaye imbata yabyo. Wasangira agacupa n'abantu ngo ubutujeho si bibi, nyamara kwiyahuza amayoga kugeza ubwo utaye ubwenge bigukurira ibindi bibazo binyuranye mu buzima bwawe, ndetse bishobora no kugushora mu ngeso mbi no kuba wakwiyahura. Aho kugira ngo rero ibi bigukure mu mwobo, ahubwo biba birimo kugutsindagiramo. Rero byirinde. Cya gatatu, ivuza ibyaremwe. Nubwo bamwe bashobora gufata imiti ivura kwiheba no kwigunga, nyamara uburyo buruta ubundi ni ugukoresha ibirema. Ibikoreshwa mu buryo bunyuranye. Ushobora kubinywa mu cyayi cyangwa kubishyira mu ibase y'amazi ashyushye ukajyamo, cyangwa se ukaba wajya no muri sauna. Urugero nk'indabo za marakuja. Iyo ubikoresheje rero wumva utuje kandi binagirira umubiri akandi kamaro. Cya kane, meditation. Iyo duhuye n'ikibazo akenshi bidutera gutekereza cyane kandi tukabura umwanzuro. Gukora meditation si ukwigunga cyangwa kwishyira mu kato, ahubwo bigufasha kwirebamo no kumenya uwo uriwe n'agaciro ufite. Akenshi iyo ushavuye biragora gukora meditation, nyamara burya nicyo gihe nyacyo uba ukeneye, dore ko abaganga bayita umuti wa roho. Icya gatanu, gira ibitekerezo bizima. Akenshi nyuma y'ibibazo n'ibyago usanga abantu tugira ibitekerezo bibi birimo kubabara no kurakara biherekezwa no kwiyanga, ariko kugira ngo bigushiremo nuko wagira ibitekerezo bishya kandi bizima. Ibi bigufasha guhanga udushya. Niba warabuze uwo ukunda, tekereza uko wabona undi. Niba wahombye mu bucuruzi, tekereza uko wakongera kubona igishoro, bityo aho guheranwa n'ibyahise uzaba uri kwiyubaka ahazaza hawe. Cya gatandatu, gutembera. Nubwo bamwe babyita gutakaza igihe, nyamara gutembera bituma ubona ibyiza byinshi. Nutembera uzabona abababaye kukurusha, uzabona ibitatse aho unyura, bigutera ishyaka ryo guhanganira kubaho kandi ubayeho neza. Gutembera ni byiza muri rusange, ariko bikaba akarusho mu gihe cy'ibibazo no guhangayika, kuko bikwereka uburyo bw'ubuzima. Si ngombwa kujya kure cyane. Mu bushobozi ufite jya ujya aho ushoboye. Niyo watembera n'amaguru nk'iy'inka zabira, imigezi igasuma, bigusubizamo umutima mwiza. Icya karindwi, kureba ahazaza. Akenshi iyo ubuze uwo wakundaga bisa nkaho ubuzima bwawe buhise nabwo buhagarara, cyane cyane iyo ari uwo mwabanaga cyangwa mwateganyaga kubana. Ikintu cya mbere cyagufasha kubyikuramo ni ugutekereza ahazaza.
Urugero, ushobora nko gutekereza ku nzu ushaka kubaka, ahantu ushaka gutemberera, imiryango ugomba gusura, iminsi mikuru. Ibi byose bituma aho guheranwa n'ibyahise wumva ko ubuzima bugikomeje, nubwo uri wenyine utari kumwe n'uwo ukunda, kandi nubwo ubuze inkoramutima ariko ntabwo uri mu isi ya wenyine. Icya munani, kwibuka uwo wabuze. Nubwo twibeshye ko kwibuka uwo wabuze bituma uhera mu gahinda, nyamara si byo. Ubwawe ishyirireho uburyo bwo kwibuka uwo wabuze. Ushobora kujya utegura ibirori byo kumwibuka, aho ubwira abantu ibyiza byamuranze. Ushobora kujya kumva ugashyiraho indabo, washaka ukanahavugira amagambo umeze nk'umubwira. Uhava wumva uruhutse kandi bigutera ingufu zo gukora ngo ubuzima bukomeze. Kwibuka abawe wabuze rero bikongera ingufu zo kwiteza imbere. Icya cyenda, kwitaho. Nyuma y'ibibazo n'ibyago akenshi usanga tutongera kwitaho, ndetse umuntu agahindana, ugasanga ntukitaba telefone, ntukirya, urambara ibyo ubonye, mbese nta na kimwe kikigushimisha. Nyamara muri iki gihe niho ukeneye kurya neza, kuruhuka no gusinzira neza. Gerageza wiyiteho, urye, unywe, uruhuke, usabane n'abandi. Wiyiteho rero, uhora ukeye. Tekereza ko wabuze uti ese niyifuza ko mbaho neza nishimye. Ibi bizagutera kunezerwa ubuzima. Icya cumi, siporo. Kugenda n'amaguru ahantu hanini nyuma y'ibyago runaka, abantu bashobora kubibona nko guta umutwe, nyamara ni igihe cyiza cyo gutekereza ku bintu bizima. Iyo ukora siporo niyo uba ushyizeho umutima, kandi bikagufasha kubaka umubiri wawe ukaba ukomeye umeze neza. Hari siporo kandi zituma uruhuka n'abantu mugasabana, bizakwibagiza ibyahise, nka siporo yo gukina umupira, kujya muri gym, koga. Ni zimwe muri siporo zituma urushaho gusabana n'abandi no kuryoherwa n'ubuzima. Reka turebere hamwe rero n'ibyo kurya byagufasha kongera ibyishimo. Dore bimwe muri byo rero ni ibi bikurikira. Hari igihe ujya wumva utishimye, ubabaye cyangwa se wigunze muri rusange. Ibi hanini biterwa n'urugero ruri hasi rw'umusemburo ukorerwa mu bwonko, ukaba ushinzwe kongera ibyishimo. Umusemburo wa dopamine uretse kugena urugero rw'akanyamuneza, ufasha no mu gufata ibyo wiga, guhanga udushya, kunezerwa, kwita ku bintu no kubiha umwanya uhagije. Kwita ku bintu no kubiha umwanya wawe, muri make kongera ubwenge. Mu gihe urugero rwa dopamine rwagabanutse, bishobora kugaragazwa na bimwe mu bimenyetso bikurikira: kutabasha kwita ku kintu kimwe, gusinzira bya hato na hato, umunaniro uhoraho, kumva udatuje, guhindura ibyiyumviro buri kanya no kumva utanezerewe. Hakiyongeraho kurya cyane bya buri kanya. Niba wumva urushye kandi utishimye mu mubiri wawe, ushobora kuba ukeneye kongerwamo dopamine. Gufata ibyo kurya byongera dopamine mu mubiri nibwo buryo bwagufasha kongera mu gihe gito, ndetse bikagufasha guhita ugira akanyamuneza byihuse. Ibyo kurya byongera dopamine, umusemburo w'ibyishimo. Icya mbere ni pome, apple. Kimwe mu binyabitabire by'ibanze biboneka muri pome gifitiye akamaro kanini ubwonko bwacu. Usibye kongera imikorere y'umusemburo wa dopamine, wongera ubushake bwo kugera ku kintu runaka n'ibyishimo. Inafasha mu mikorere myiza y'ibice by'ubwonko bifasha gutekereza. Muri pome rero habonekamo ibindi binyabutabire birinda uturemangingo dukora dopamine. Mu gihe wumva utishimye cyangwa se utamerewe neza, kurya pome imwe n'igishishwa cyayo bizagufasha kugira akanyamuneza. Icya kabiri, shokora zirabura. Shokora zirabura benshi basanzwe bazi ko zigabanya stress, zikongera akanyamuneza. Niba wumva utishimye, guhekenya shokora zirabura bizagufasha kugira akanyamuneza. Ubutaha rero niba wumva utishimye cyangwa se wigunze cyane cyane, uzarye shokora yirabura, bizagufasha. Ugomba kureba shokora irimo koko nyinshi rero, byibuze hejuru ya 85%, kuko niyo ibonekamo ibyishimo. Ubutaha niba wumva utishimye cyangwa se wigunze cyane, urye shokora yirabura, bizagufasha. Icya gatatu, inkeri cyangwa se strawberry. Zibonekamo vitamini C ihagije, ikaba ingenzi mu mikorere myiza y'ubwonko. Iyi vitamine ifasha mu gusohora no kurwanya uburozi bishobora kujya mu bwonko, bukabuza dopamine gukora neza. Kuba inkeri zibonekamo kandi ibinyabutabire bya phenol bifasha kurinda uturemangingo dukora dopamine. Ni byiza kuzirya kenshi kuko bizatuma urushaho kongera ibyiyumviro n'akanyamuneza mu mubiri. Icya kane, imineke.
Umuneke ni isoko ikomeye irimo acide ishobora kugarura ibyishimo, ifasha kugena no gukangura urugero rw'umusemburo wa dopamine. Ibi bikagufasha mu kwishima no kongera ubwenge kuko bigufasha kwibuka cyane, kwita ku kintu no gukurikira cyane. Imineke ni myiza cyane kuko ikungahaye kuri byinshi bifasha ubwonko. Ugomba kurya uhiye neza rero kandi uryohera, uzagufasha cyane rwose. Icya gatatu, beterave. Beterave rero zibonekamo betayine, ni ubwoko bwa acide amino zifasha mu ikorwa rya dopamine. Zifitemo kandi ubushobozi bwo kurwanya kwiheba cyane. Mu rwego rwo kongera akanyamuneza buri munsi rero ni ngombwa kunywa umutobe wa beterave wikoreye buri munsi. Icya gatandatu, imbuto z'ibihaza. Imbuto z'ibihaza rero zirafasha cyane kuko nazo zifitemo acide ifasha kongera urugero rwa dopamine. Zibonekamo kandi vitamini E yongera ikorwa rya dopamine, ikagabanya ibishobora kwangiza uturemangingo tw'ubwonko. Ibi byose rero bigufasha gutekereza neza no kongera akanyamuneza. Byose kandi izi mbuto zigufasha mu kugabanya ibyago byinshi byo kwibasirwa na kanseri, byose biragabanyuka. Icya karindwi, watermelon ni isoko nziza ya acide amine yitwa trozerine. Trozerine ni iyigize umubiri ihindurwamo dopamine, bityo urugero rwayo kiyongera mu mubiri maze bikongera ibyishimo runaka n'umunezero mu mubiri. Mu rwego rero rwo guhorana dopamine ruri hejuru, ushobora kunywa akarahuri k'umutobe wa watermelon ku munsi. Ushobora kongera urugero rw'imisemburo ya dopamine ubinyujije mu kunywa bimwe muri ibi biryo tumaze kuvuga, bikaba byakongerera umunezero n'akanyamuneza rwose, bikakurinda kwiheba, kwigunga no kumva ubabaye cyane. Uretse ibi tuvuze, hari n'ibindi byagufasha nk'amata, amafi ndetse n'amagi. Dusoza rero, ishavu ritewe no kubura ingirakamaro muri wowe ryigaragaza ku buryo bunyuranye bitewe n'umuntu. Nubwo izi nama uzikurikije byagufasha, nyamara ntitwakwirengagiza ko hari n'abahanga mu isana imitima no gutanga inama nziza. Rero kubiyegereza bakakuganiriza nabyo ni ingenzi kuko bazakwereka inzira nziza yo kubisohokamo. Nibiba na ngombwa baguha imiti wakwifashisha ugatuza ugakomeza kubaho. Komeze mugire ibihe byiza rero, abafite agahinda mwe guheranwa nako, muruhure imitima rwose. Amahoro y'Imana aguma abane namwe. Ndagusaba kugira ngo kandi subscribe, uduhe like, share na comment. Mugire ibihe byiza.